abantu batari kureba uyu munyamakuru ari kuzana amarira mu maso. Twongere. Ninde uri guprofita undi? Iki? Oya jarama nkamuha man. Kandi nanjye ndamuha kama. Ntago jarama nkamuha. Nanjye nkamuha kama. Sheli? Yes. Ni igiki wumva wankorera mbaye nkubyariye umwana wa mbere? So nkunda. Sibyo. Ni icyo mva nakora ugatunyanga. Ubaye wanyanze. Kutesha no kwanza gute? Nakwanze gute? Nakubabaje na Sekoze unkubise pe. Aho ngaho zamana. Ni 14 z'ukwa kabiri 2022 abiri mubiri cyangwa se 2022 ndi kumwe n'umusore hano abenshi uravuga ngo uyu n'umunsi wa Saint Valentin yitabiriye Saint Valentin niba rurabo yahawe niba ro yiteguye kuruha muraho neza muraho bakwita nitwa Peter nitwa Peter muzina sanzwe ariko ku bundi buzima bwa film na sinema nyarwanda nitwa Apotre Kabuye rero tukubonye uvuye kuri moto ariko kandi wanariwe nifuje ko twagana kuri umunsi wa Saint Valentin ngo ari surprise ni wowe wakoreye surprise cyane ugiye kuyikorera na kabisa umva naje nje barana ko nabyiteguye ejo ni Saint Valentin urumva naje rero mbyiteguye kubikorera umunsi none rurabo kimara kureba harimo amabara ngahe atatu umweru umutuku n'icyatsi kibisi bivuze ngo nshaka gutungura umukunzi wanjye. Alright yaba ari hano hafi ngo tugende twerekeza ahari cyangwa ari hano hafi navuganye ko murahurira he ari hano hafi urumva ari hano hafi ndabizi neza ko ari hari nshaka kumutungura nagazi ko nabikoze bino bintu nabyazi urumva ariko nshaka kumutungura tu ndakurahiye n'umusore wambaye bamurebe dukomeza kugenda n'umusore wambaye hasi inkweto nziza cyane hejuru afite ururabo isaha nziza cyane ku mufuka naho ameze neza telefone nziza ariko kandi ni umuntu umeze nkaho ageze mu kigero navuga cyo kuba yafata umwanzuro ntabwo waba waratinze kuba wapropoza naratinze kabisa ariko naramubonye urumva uyu munsi uyu mwaka nanjye ndabikora tu ndabirangiza ngo hari benshi bapropoza ugasanga abana babagize nka bamwe abakobwa babagize nka bamwe se neza Josiane bya bindi by'agatwiko katinjiza wapige karinjiza man ufite gahunda byatari uyu mukobwa mukundanye igihe kingana iki uyu mukobwa tumaranye ntago ari igihe kirekire ariko ndashaka gufatiraho bitaracumba bitarapfa tubwiye muri make mwahuye mute byagenze gute kugira ngo uze kwiyumvamo uyu mukobwa boje twahuriye hano mu kazi ndi kugenda ndamuganiriza amapisi mbamuha chess mbona zisubije anganiza neza ntumva mbega arankuruye urumva bita bifasha hanyuma mubwiye ko ashaka tuganira mu mwanya numva nguyemo to mitangwamo ubu se ntabwo bufite kuri bumwambika impeta yarangiza akayanga oya man nanjye rero nta masoso wiyunera ubwoba man ibyo mbwira waboneye ubwoba sana ntabwo bufite man simbizi nyine urumva nanjye ngiye kubwira ntabwo bufite urumva ibintu ngiye gukora urumva afite kunda ko ariko iyi nyatsi gutya urumva akabya ariko nasenze Imana nyibyuka man n'inkozi isoni nje gutera ivi urumva nje kumutungura ni ku munsi mukuru kandi ikindi nakuriye amakuru menya ko nawe nashira afite kandi umaze igihe kinini mukundana nine nakuriye amakuru menya ko nta muntu afite bakundana wundi tu nyemere bakwegere bakuzuminge ahangaha rero nkuko muri kubibona ni kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima niho agiye gutungurira umukunzi we ndagira ngo nahangaha ndamubwira tuzakora n'ubukwe muri sare rero umukobwa ntabwo arahagera ariko nawe ashobora kuba ari hafi cyangwa yahageze Mwana iri hano hafi tu nuko naramenya ubwo ndi kumuhamagara ngo nari kuyivugiraho ntabwo mbizi abandi ntibaba bamugutwaye kuri Saint Valentin mwana winera ubwoba nawe tero umuntu ubwoba nawe siko batuma umutima usimbuka ibaze kuzana nka kano kantu urumva ugasanga baramugutwaye wabuhomye
guhomaho gusa mani urumva waryama uturunya amavi bihita bipfa mani ujya kurya ibiryo bikanga. ururabo rwagutwaye ibihumbi bingahe? Abantu 17 tu ntabwo ari menshi cyane. Wayikuye? Nayatanze mani. Nakashokora? N'utuntu tanoti harimo utuntu twishi n'akabiswi keza. Najenje mani. Impeta yagutwaye angahe? Impeta natanze 25 yonyine. Cyengeye kumva ndabikora. Ahubwo mani fasha nyimuhaye kayanga. Namukubita urushye ngata naha. N'abantu bangahe wabwiye kugiye gupropoza umukunzi wawe kuri uyu munsi wa none? Amana ntago ari benshi. Urumva sibye nyine nk'amajina hamagaye. Ati muze nyine to ibintu bijye hanze. Tuzajya n'umuntu uza ku ruhande ajana ibintu by'injyari n'iki by'amashyari. Nginje kumutwikira kugira ngo social media ibibone sibyo. Ntawe bibone ko nyine namushyize hanze kumugaragara. Uri kumva? Ariko nta bantu benshi nabibwiye to. Okay. Rero ndabona yaba ari ruyuje wambaye yaje mani. Nuriya Yaje kabisa. Yaje ahubwo. Amukata kubona rero urufu. Yaje avatambona mani. Ubwo rero tweka twihagarariye hano ubwo wowe uraguma aho hafi urariterera ubwo naho ngaho nyine. Wikinge? Ndeka nikinge kuri kano gakuta. Urumva je nshaka umutungura. Nshaka umutungura hano kabisa. Umva araje. Ugeze he? Gufata moto TikTok. Yarakubye araje. Man, niyo mbonye ariko simbuka ngo hano hari abantu bagukeneye twagiraga ngo gira abanguke. Manzi unyiraho turi gato. Muri gusimbagurika nk'ifuko man, mubwira abanguke man. Yaje. Umutima ndumva. Man ndabikora winera ubwoba man, ndabikora. Kamisha ko. Urapfukamisha ko. Yose ni amavi man. Uyu mutipe nawe yose ni amavi man. Ndakubita Esperance kiraso kuryo man. Cyangwa ukuryo ndakiraso kuvi kuburyo. Katurebe rero umukobwa bagiye guterera ivi ese nuwuhe ese ninde ese uwo mukobwa koko ni muntu ki? Bakunzi ba Ficus TV komeza uryoherwe n'ibiganiro byacu bya buri munsi ubundi amakuru akugerereho ku gihe ni ciao don't miss this. Mumeze neza? Yego tumeze neza. Uyu munsi ni Saint Valentin wabyambariye? Nakoze cyane. Yego. Uri mumeze ute? Ndumva ameze neza. Uyu munsi rero hano ngo hari ibirori birimo ariko nawe ngo uri byitabire turi kuganira n'abantu bitabiriye ibirori twakomeza twagendana turi kuganira. Hariho nta kibazo ngo tugendere. Bakwita tanye tubwira n'amazina yawe ubundi. Banyita Mjoimana Dina. Ufite ubwoba se? Dina. Oya ntabwo bafite. Hari Ntabwo bafite. Wasohokanye nande kuri wenyine kuri uyu munsi? Maybe gusanga mu mushari cyangwa se I don't know. Nta gahunda mufitanye se? Yari ambwiye ko musanga hano. Okay. Tugende tube twiganira n'abandi bose muri rusange muramubona nkuko turi kwiganiriza amakouple uyu munsi ni Saint Valentin nta rungu no kuryoherwa kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda sawa ko mbona utunguwe se ko mbona utunguwe katurere ukuntu bigiye kugenda uyu mukobwa ndabona mwenyura ashobora kuba ahuye n'umuntu baziranye surprise katurebe sasa ibi ni ibiki arapropose katurebe ati will you marry me kadutekereze maga niko katwumve wallahi kamba fatireho hano kamba fatireho nuko nguko rero nuko Saint Valentin genze bana bibereye mu rukundo abana bibereye mu rukundo iyi niyo Saint Valentin
Alright. Abana barakundana. ya Barakundana. ndishimye cyane biranije Ibi bintu biteguye mu gihe kingana iki? yashize igihe mari ndategura Munyemere twicare gatoya tunaganireho gatoya mbere yuko mujya mu birori. Ndabizi mwateguye ibirori kuri uyu munsi wa none. Harashya. Ntacyo. Umunsi mwiza w'abakunda. Dina Peter Hagatswe aka Apotre Kabiri. Hari benshi bapropoza ariko ugasanga uburyo bwo kubana nk'umugore n'umugabo buri kure nk'ukwezi kwa rukango bafata amashusho abantu bavuge mu itangazamakuru muri show busy. Ibi ngibi siko bigiye kumera ka propose Dina ariko tukamubona uburyo bwo kubana ntabwo. oya man genda kuze mfite imyaka y'ubukure urumva nagaragaza kwikatinjiza genda ushaka umugore urumva rero ko amupropose umve ko nejo bundi igikwe gihari tu Dina kutarize hata nukaresha yabushimishije ntabwo ibyishimo byose birangwa n'amarira nta mpamvu yo kurira gusa we abizi ko nabyishimiye yanyuzwe araza guhembwa urumva uramuhemba iki no n'ibyanjye nawe byose nzi ibyo akunda nawe azi ibyo ukunda yego bitakwereka ko wahisemo gutegurira fiance wawe ururabo ukamushyiriramo akabiswi ukamushyiramo ka shokora bo nuko nzi ibyo akunda ni narabinetse ndabizi matubiye mumaranye igihe kingana iki mu rukundo tumaranye umwaka mukundana ko ari muto ubudini urumva uhagije kuri ko wafata icyemezo cyo kubana na Peter ubuziraherezo ntabwo urukundo kuba umuntu akunda undi ntabwo ari uko biba bitwaye igihe kinini yego yandabizi ko tuzabana yego kuki wategereje Saint Valentin kugira ngo ushyire ivi hasi ni umusaba wakundanye man uzi ko yagiye kuba ndi single man none mbaye umuntu w'umugabo ubwo ni Imana imumugira pasika izabaho zigika ubundi ubwo n'amezi angahe n'atatu man ahubwo mumwereye umutima kuri wowe Dino numva ababyeyi bari byakire bate babonye waterewe ivi ase umufiance wawe mu rugo bari basanzwe bamuzi bari bamuzi ariko baraza kwishima cyane nta mumama wakumva ko umukobwa agiye gukora ubukwe ngo bimubabaze yego biramushimisha harashya nabizi ntabwo babyanga ariko uretse ubwo natwe tutaberanye ntabwo tuberanye mana nibizi ariko muraberanye nawe ntabwo uba waje nzabimenya mwamaye ikiraka cyo kubafotora mu bukwe yego ubundi twe ni ugutwika tukimanukira tuzidekorera uyu munsi ni Saint Valentin iyo ugira icyo ukumva nk'umukunzi wawe ntabwo ari kuboneka ukumva yisokaniye n'abandi basore kubabara man kandi nari gutashyira ni muri blacklist mpita njya gupropose undi ubwo arahari ndikanguruka aya naho nzagutenda none siko mbirangije man nguse usingi waje abura man cyarangiye yagiyemo irimo nayishyizemo man nayishyizemo sangaye ari sangaye mwana uzahora moto iririrwamo izagiraramo byose ayizongera kumuvamo man gongwi Dino yageze irimo man irimo kandi iri fit iraryoshye man no you know iri fit cyangwa kubereye iraryoshye irambere iranaryoshye uba amafoto yose kuri wambonye ni kuri wambonye Kevin yitabi telefone hanyuma se Peter abandi baje gupropose ukabona ni ibintu bakomeje bya hatari kuri kiba byoroheje papi man amana gukomeza ibintu urumva nyuma y'ibi hari ibindi tugomba gukora birenze ibi rero aho kugira ngo nkore ibintu bya mbere bibe byiza bya nyuma bizabe bibi ahubwo natangira gake nkazamuka
njye ntabwo manuka ndazamuka ubundi genda nzamuka. Dina nikiye kintu wakundiye umusheri wawe? Mwana wase nkivugira. Oya. Icyambere mvuga neza. Oya. Mani arabikwiye byose kuri we ni byiza. Simana n'umwana tuzabyara atazaterwa inkunga n'igihugu. Wowe ntabwo ubibona? Azaterwa inkunga n'igihugu? N'isi yose ndetse. Azajya muri babantu bafata ishisha kibono. Oya kibono. Bona ufite kubona umwana mwiza niwe mereka apfa ubusa. Kavuga ati uyu nguyu kabisa n'amaburuse yo kujya kwiga hanze azayabona. Bitewe ntabwo ubibona se wowe? Wowe ntabwo uri kubibona? Ibintu bita kurya vansi ku bantu bakundana. Vase. Vase. None se man mubwire. Ariko mwana shiri wanjye aracyari isugi. Aracyari isugi. Mu boyfriend wawe aracyari imanzi. Mubaje. Arakuvugiye muri. Nibyo. Byararangiye man. None se ngiye kuri njye ntarabinsa ushobora gusanga yenda hari aho byabaye before yuko tumenyana. Je nuko nyine nagize nkumva reka. Nuko ari kubyanga nyine. Nuko abizi. Ibiki? Mubwira arabyanga ngira ngo nyine n'isugi. Ubwo giye kimita nyivanyemo ndamutse. Kandi yarameshe. Uzangara kubeshya. Nayikuramo. Wabibwirwa n'iki sino nakakanya? Kuzabimenya mu ijoro ribo. Maraketse man naguze ko wasasase amashuka y'umweru man. Ariko ngo basiye basanga nta kibazo bakayamesa nyuma y'iminsi 3. Yego. Cyangwa bameshe. Iyo bayaryamye barayamesa. Ntabwo yaba ari iki? Ngo yaba ari isugi. Ha. Wabwe ni. Twarize. Peter, Nadine ngiye kwabaza ikibazo kimwe ngira ngo muze kunsubiza no money no love. Ese nibyo? Oya. Bo birashoboka bitewe n'imiterere y'abantu. Ariko no kuri nta nubwo nigeze nza n'amafaranga afite. Wenda yafite. Ahubwo ari gusanga hari abantu bakeneye ayo nafite. Rero shiri wanjye ufite niyamunyura. Kandi nawe uko ari niko binyura. Dina hari benshi bafata nko gutera ivi nk'ikimenyetso cyo gusesagura no guta no kwifotoza. Wowe bifata utubundi. Gutera ivi ni igikorwa ubundi gikora umuntu ukunda undi. Ntabwo ari mato yo kwifotoza cyangwa gusesagura amafaranga nk'uko babivuga. Ubundi iyo ukundana n'umuntu mukabyumvikanaho cyangwa se nabyo akabikora ari surprise byashoboka ntabwo ari ugusesagura. Boys rwose mujye mubikorera abakobwa ahubwo mukunda. Wabuze umukobwa bigeze gupropoza hagashira imyaka n'imyaka bikarangira batabanye nk'umugore n'umugabo? Genda muzi mwana. Njye mu friends banjye ntawe. Uzinde? Ntabwo azamera nkawe mwana. Miss. Azamera nkawe mwana. Ntabwo muzi wa? Ntabwo wabibonye. Miss. Inde? Josiane. Oya, orana. Ariko mane baramuhemukiye mane. Uriza ukuntu gitima cyadihaga mane. Ese umuntu iki gikorwa atari icy'ububwa? Nese ukavuga ko cyangwa icy'ubugwari. Se turi. Ushatse kuvuga ko duhindutse. Ushatse kuvuga ko duhindutse. Oye. Ukwanzarembwa mu buryo butatu. Iki gikorwa ubona atari icy'ubugwari. Oya. Oya. Bato nagushimishije. Nura wabivuze nawe ntagaze icyo yavugaga. Kuko nyuma yaho mbizi neza ko niba ataranabikoze azabikora. Nkunda Peter. Ntabwo nkunda. Kesho temu. Yego. Kubabaye. Abantu batari kureba uyu munyamakuru ari kuzana amarira mu maso. Twongere. Ninde uri guprofita undi? Iki? Oya jarama nkamuha man. Kandi nanjye ndamuha kama. Ntabwo jarama nkamuha. Nanjye nkamuha kama.
uyu mutipe Peter mu buzima busanzwe ukora iki? ndikorera bo nkora akazi kose gashoboka akapfa kuba kama amafaranga no kwica bitewe n'ibyo nice ibyo ari byo inkwavu nazica inkoko nazica n'ihene nazica kibi no kwica umuntu yego ariko ibikwiye gupfa birapfa. Tugane ku musozo. Uyu munsi ni Saint Valentin, bamwe mu bakobwa barenze bari butwara amada bayatwarire mu nce zitandukanye bitewe nuko ibirori byose bigira ibyabyo. Ndashima Imana ntabwo indanyi izaza yihishe izaza ku mugaragaro. Urayishyiramo ariko izaze ku uyu munsi ntabwo ari mu bazabyara mu kwa 11 harya ni mu kwa 11 aba yabibaza ntabwo twabyara vuba. ari gusabye ijoro ko mwitahanira iwe mu rugo ugataha mu gitondo. nyine ntabwo yabyanga ariko nabyoroshya gutera ivi doesn't mean ko gutera ivi bivuga gutahana. uko niba bateye ivi already hano mama ntago hari. Yego maybe ako twagiye nko mu rukiko nabikora twatahana. aho none ndamujyana murenge ejo man ko maze igihe kirekire. Hari ikiri ku mutima wanyu mwembi, umwanya n'uwanyu. Ngiye kumanza mpereze kabanza avuge hanyuma umugabo ajya asoza ubundi buri. Ngiye guhereza Dina umwanya kubaza ibibazo bibiri nawe mumaze ibibazo bibiri ubundi tugane ku musozo. Mbaza ibibazo biri romantique. Akira microphone. Sheli? Yes. Ni igiki wumva wankorera mbaye nkubyariye umwana wa mbere? cyambere n'umubyariye umwana wa mbere urukundo ukunda zikuba kabiri. Mbega nzagukorera ikintu nigeze gukora mu buzima bwa kuba twamenyana. Nicyo nzahita ngukorera gishya. Izina ufite umwana wa mbere yaba ari umukobwa ubwo urambwira pati y'umukobwa na pati y'umuhungu. Yego. Izina ry'umukobwa hazaza izina rya Nyirizaganza rya mbere, hanyuma nongeremo irya mama we, irya kabiri nzongera, irya gatatu nzongeraho irindi nzamwita bivuge dance. umuhungu nawe nzabanza iryanjye, hanyuma andi atatu niyongereho nayumvikanyeho nawe. Merci. Kwambaza ikindi. Wamaze igihe kingana gute utarambwira ko nkunda? Pone kinini nabitekerejeho. Rero rwaraje sinarisubiza. Merci. Wakoze ko nkunda. Wakoze. Wakoze. Yego. Ntabwo ugira isoni. Mbaze ibyoroshye. Mubaze. So nkunda. Sibyo. Nicyo mba nakora ugatunyanga. Ubaye wanyanze. Gutesha no kwanza gute? Nakwanze gute? Nakubabaje na Seko isi unkubise pe. Atunyanga. Nakwanga. Wakoze amakosa. No, ntabwo amakosa akosozwa inkuni. Mubwira amahunu wase nobyo. Ntabwo ndakeka ntabwo ndi umwana mubi cyane ku buryo ntabwo njye ndwana, ntabwo nakubita. Ahubwo icya kabiri niki wumva nazakoroka wango umugabo wanjye andutira abandi bose. Ntabwo ukora mu buzima bw'abatumwa wanjye andutira abandi bose. Kuba nkunda byonyine binyereka nyine ko ndutira abandi bose. Yego. Hanyuma icyanyuma wumva ushaka kubyara umuhungu mbere cyangwa umukobwa? Umwana wese ni umwana. Ikindi ngaho icyanyuma kindi nagira ngo bajije kuki wemeye ko nkwambika impeta uyu munsi? Ntabwo nawe ubyange ndagukunda je deja noneho wanantunguye. Ntabwo nawe ubyange.
nakuvuna umutwe cyane ndaza kubaza turi ku ruhande turi inyuma za kamera wakoze nawe wakoze kandi wamuhaye agaciro batumye bataseka iyo baseka koko hari bushye maze ndabakunda twabivuganye ku ruhande hari ibintu tuvuganye buriya yego hanyuma nyine icyo nzi neza ni uko hazashya atari ko kuri akareba ngewe yagize isoni mwana karimo kureba ngewe yagize isoni tubashimire mwe mwabanye natwe kuri Ficus TV kora subscribe like share comment ibiganiro byacu komeze kukugeraho ku gihe ariko kandi dusure kuri Iris Rwanda TV komeze gukurikirana amafilm atandukanye ukene kwambara neza no kuberwa Ganadina Decoration hano mu mujyi rwagati mu karere ka Musanze arakwambika kandi gukora decoration nziza yaba ufite ibirori bya bride shower cyangwa se ufite ubukwe n'ibindi birori bitandukanye tugane hano hafi na kariyeri niho dukorera ubundi Dina akwambike uberwe ikindi Gana Lipia Restaurant mu mujyi rwagati imbere ya DPR Muhoza Organo Virunga Palace twarimutse umuhanda ugana muri Vunga Susa Garden iri handi musanzwe mumenyereye handi ni hehe ni Wisdom School na Apetina aho twicanye kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima inaho ikiganiro cya mbere cyabereye icya kabiri ni ciao ciao